dutangiye n'umukobwa wirukanka ubona ko agira afashe mu nda urasa nk'aho arwaye mu nda. Uko kanya hari umutipe nawe kugenda mu muhanda ukagenda ariko nawe umukobwa ari mu muhanda. Ubwo umukobwa aragenda ahita amugonga, umuhungu ahita yikubita hasi. Mu kwikubita hasi telefone irameneka. Umukobwa ati baba we ntago nabishakaga n'ukuri pe mbabarira. Ariko umukobwa no kunyine gushinyiriza mu nda ari kumurya. Ubwo umuhungu nawe ahagurukana na telefone yamenetse avuga ati ibi ni ibiki unkoreye kubera umeneye telefone, urabona nzagura iki indi telefone. Umukobwa nawe ubona ko mu nda byanze avuga ati reka nigendere ngiye mu nda aranyici. Ashaka kugenda ku muhungu aramukurura avuga ati hoya nahujya. Ubwo umukobwa nawe ahita yirukanka asiga wa muhungu ubona ko nyine mu nda byanze ndashinyiriza ati nyagasenda apfuye we, agize ko arwaye mu nda agize kubona telefone mutipe. Umukobwa ntibyatinze yaje muri toilette ubona ko nyine mu nda byanze, urako disina agakobwa keza cyane ubona ko mu nda ari mu kumurya rwose byanze pe. Ubwo nyine abakobwa muri kino filime mwebwe murabirusha ntabwo mbizi, ubwo mbwe igitsina gore kirabiturusha ntabwo tubizi. Ubwo nyine aragenda ajya muri toilette ubona ko byanze nyine akubita ku nkuta avuga ati nyagasani ndapfuye we ndapfira amahanga. Ubwo ariko nawe mutipe nawe yaje yamukurikiye ubona ko nyine umutipe w'ibogari umutipe nyine ubona ko nyine umutipe mwiza cyane. Ubwo nawe ubwo umukobwa ariko ashobora kuba yamwumvishije arimo aramwumviriza avuga ati uri kujya hehe se. Umutipe ubona ko nyine arimo arafunga karuvati ye aho yumvishije umukobwa ahantu ari kuvugira ati we ndapfuye we. Ubwo ariko nyine ko umutipe nawe ati ahantu nta muntu urimo ra. Ubwo niko akomeza kwifunya karuvati ye nyine yakurikiye wa mukobwa. Ubona ko n'agakobwa nyine kari aho ngaho akavuga ati nyagasani uyu muhungu nawe yansanga amahanga nabigenza gute. Umutipe nyine yahise yisubirirayo ubona ko ahita yisubirirayo. Umukobwa umusemutoye tubona ko nyine byanze mu nda ari kumurya harimo arihindukiza ubona ko byanze nyine birimo biranga. Ubwo ngubwo nyine ukuntu byakomeje umukobwa ubona ko byanze ako kanya hahise haza umuntu amuzanira padi azicisha munsi y'urugi. Nyagasani uyu muntu uzimuzaniye yara kuko nyine umukobwa yaratunguwe ariko ashobora kuba ari umutipe wamubonye. Ako kanya umukobwa yahise aza muri classe yinjira n'umwarimu avuga ati mukomere amashyi uyu munyeshuri yazindutse. Bigaragara yuko ariko ashobora kuba ari inshuro ya mbere baje kwiga. Inshuro ya mbere baje kwiga urako nyine abanyeshuri bataziranye. Ubwo umutipe abatunguwe no kubona umukobwa ari we winjiye. Ubwo na mutipe twatangiranye agongana n'uyu mukobwa. Umukobwa nawe biramutunguye urasa wa muhungura ubona ko yatangira kujijisha muri ko bahuye umukobwa arwaye mu nda ari mu mihango. Ubona ko n'umutipe nawe arimo ashaka kumuserereza nyine akajya amureba nyine umukobwa akagira isoni akareba hasi. Ubona ko nyine ubona ko atarakira neza. Ubwo nyine bamuhaye ikaze nawe aragenda ajya mu ishuri. Ubona ko nyine abatipe abandi b'abaklassimate ubona ko basa nkaho baziranye. Ubwo rero nyine tubona ko mwarimu ari kwinjira mu ishuri nawe agiye kubigisha. Ubwo niko tubona ko mwarimu araza arabasuhuzwa. Abatipe nyine n'abandi banyeshuri bari bicariye bagakobwa kicaye konyine ubona ko nyine nta muntu bari bamenyana. Uko muri byo ngibyo n'abandi bibirara agakobwa kakarara kaba kizaniye telefone karimo karicatingira agafata igitabo inovo agashyiramo telefone akajya guscrollinga kuri TikTok. Anako n'aba mutipe kagatipe bahuye karimo garasinzira. Ubona ko nyine abanyeshuri bahuye bwa mbere ntibaramenyana mu ishuri. Agakobwa nyine karera impande zombi kakabona ni kazi ibyo karimo kahindukira kakabona abantu barimo barisinzirira kakabona abantu nyine nta muntu uteye kuri mwarimu. Ubwo ariko nawe afata agakapu ke aragenda aragafungura abakuyemo ikintu. Ntibakuyemo ikimana yanjye simbiza. Ubwo ariko nawe mutipe bagonganye nawe inyuma ari kugenda amureba avuga ati agiye gukoramo ikira. Umukobwa nawe rero nakarara afite telefone azanye n'ibyo kurya mu ishuri. Teacher arimo arigisha. Ubwo mu gihe atangiye kurya afata ikayi akinga ku munwa kugira ngo arye. Sasa rero wa mutipe rero bahuye bwa mbere abaramanitse ati teacher hano hari ikibazo. Mwarimu arahindukira ati n'ikihe? Uyu nguyu arimo ararya. Ubwo mwarimu avuga ati umukobwa sha kurekera ahangaha ibyo ngibyo birimo n'ibiki. Umukobwa nyine atijijisha nyine avuga ati nta kintu ndimo ariko ya ntacyo. Ahitisha ka kantu nyine byo kurya yari afite ahita yicara. Ubona ko nyine umutipe nawe niba yamukunze simbizi. Umukobwa nawe ati arahindukira ati ni ibiki unkoreye. Ubwo umutipe ati oya ntacyo se. Ubwo ariko nyine nakutisha komeza kwigisha ko nyine bamubarira ibintu bya logaritime ntago mbizi. Uko yigisha umukobwa arakurikira ariko nyine ubona ko byanze. Umutipe inyuma arisinziriye. Umukobwa ati nyagasani iri shuri se nukungutuye kwiga tumeze. Ubwo narahindukira ubona ko nyine n'abantu batanye kumenyerana nyine kwa bundi baba batangira kunyuzurana. Umukobwa waranditse ati mwarimu mfite ikibazo. Mwarimu ati ni ikihe? Dore hano
dore wa munyeshuri hano inyuma arasinziriye yasinziye. Ubwo mwarimu nyine araza ati se koko niko bimeze? Ubwo aza gake gake afite irati ngazi kuri mukubita mu byutse. Ubwo ariko aragenda agiye kumwegera atarabikubita, undi munyeshuri amuga ati oya mwarimu mwihorere kanze nkwereke nijye ugiye kumwikubitira. Ariko irishuri asakeje mana yanjye, umunyeshuri yafashe igipapuro yasigaze ko beto muhungu. Ubwo mutipe nyine ahita yinukira yo kunyina agashuri gashimishije nyine wawundi nyuma ahita yijijisha ati nta cyabaye. Mwarimu ati n'undi munsi uzongeye gusinzira mu ishuri ntiwongera nzagusohora. Ibintu burimo ni ibiki? Ahangaha twaje kwiga naho twaje gusinzira, nukenera gusinzira uzajye hanze cyangwa ujye kuryama muri dorotwari, ahangaha ntabwo dusinziramo. Ubwo kagakobwa kamureze nikabako kamo karisekera, ubona ko disi n'abanyeshuri batangiye gukundana. Umuhungu ati buretse sha nanjye nzakwishyura. Nako disi batangiye kumenyana. Ubwo break yarageze, buri wese nyine batinde no kugira ngo break igere, ufite udukapu twabo baratuzingazinga gake gake. Umukobwa yifata agakapu ke ngo nawe yigire hehe muri break. Ubwo nuko guheka abandi banyeshuri nabo bagiye kwisohokera. Umukobwa atagenda mutipe aticara sha urajya heza, icara hano. Umukobwa ati umutipe ati icara, aramukurura ubona ko nyine yanze kagenda. Ubwo arahindukira amureba ati harya niweho wandeze? Siweho wandeze, nanjye nzakwishyura. Umukobwa ati njyewe se waneze cya gihe ndimo ndarya ibintuza. Umuhungu ati we ariko cya gihe nyine nagira ngo mwarimu nyine hanese ati mana bikoze ntabishaka. Ubwo agakobwa nyine ubona ko nyine ko katari kubyumva n'umutipe atari kubyumva, anako n'abandi banyeshuri babamo baraseka. Umukobwa amukubita udutabo nyine ariko kumwikubitishwa ati n'undi munsi ntuzongere njyewe nongera nzanagukubita. Ubona ibyo bintu birimo ni ibiki? Njye ntabwo bamenyera. Udise agakobwa kasi kisohokera, ubona ko nyine agakobwa keza nyine nagashuri ubona gashimishije. Ubwo kanya wa mutipe aza yirukanka aje kumureba aho yarahagaze, ahita sitara yikubita hasi agiye gufunga inkweto ze zarase nyine zari zihambutse. Ubwo wa muhungu w'undi ganaraza ahita mushota, ahita aryama inyuma y'umukobwa. Sasa urimo kuryama inyuma y'umukobwa, urabona yuko umukobwa yambaye akajipo kagufiya. Umukobwa atangira guhisha ku ijipo nyine ngo atagira umuntu umureba ngo amurunguruke. Umukobwa atindukira ati urongeye ushaka ngukundunguruka? Umukobwa ati huya. Mutipe ati huya nuri unsunitse. Ubwo disi wa mutipe ndi wamusunitse, ubona ko nyine abatipe baba bakiri kunyuzurana. Uyu bara kunye disi ni kasi ishimishije. Umukobwa ati huya ntago ari njyewe. Umutipe nyine atagenda yirukankira, wa mukobwa asigara aho ngaho. Uvuga ati buretse shanyi nzagukubita. Cyo uraza nasumsha ngushaka kundunguruka ngo nuko n'amakajipo kagufiya ngiye nzagukubita none. Wene wa mutipe wamusunitse nawe tayirukanka aragenda. Ukanya batugara mu ishuri, abanyeshuri ya break rangiye. Noneho break rangiye agakobwa karagaruka kaza mu ishuri gafite gacupa k'amazi n'undi munsi ngiye nzongera kundunguruka. Ubwo mukobwa araza y'amazi ayimena ku mutipe nyagasani, ibintu bagenda bite. Noneho iyi class secondaire noneho yarishimije ko none gitangiye kuzana ibintu by'iki by'ubugome. Agakobwa kaza kihugira kuri wa muhungu amumena amazi. Umutipe ataguruka ati n'undi munsi ngiwe ntabwo njye ntabwo nakurungurutse, njye naraje baransunika tunuraza ukamena amazi. Agakobwa ati njye ntabwo mbyumva kandi n'undi munsi nyine ntabwo bajya bamenyera. Ubwo disi umutipe yatangiye kwikungutira amashati, wa mundi aje kumukubita ahita amufata ukuboko ati huya mwihorere ni njyewe wabikoze mana umutipe ntabwo yabikoze abishaka. Ubwo disi umutipe neka mureba, ubona ko ni umutipe witonda, ni umutipe mwiza. Nakara wa mutipe amusunika ati ibintu nkoreye uransebeje, nzagukubita nzakwereka. Ubona ko disi agatipe kahindukira kakara wa mukobwa ati nawe amenyeho amazi. Maze umukobwa ati hoya mumbabarire ntabwo nabishakaga. Ubona ko ni umutipe disi witonda. Agakobwa abonye ko byanze kahita kagenda kabasiga abatipe aho ngaho. Ana ko nyine wa mutipe ubona ko nyine yababaye, nawe wundi wamusunitse akira aho ngaho bati kiye n'undi munsi nta soni. Ubwo atafata ikayi arayimukubita. Ubona ko nyine ko ni udutipe nyine tuba dushimishije mu ishuri, ni akasi gashimishije nyine k'abana b'urubyiruko. Ubwo batwereka undi munsi bari mu ishuri, noneho wa mukobwa yasigaye yicarana na wa muhungu noneho bahuye bwa mbere. Bari kwiyandikishwa, ubona ko ni umuhungu n'umukobwa nyine batangiye kumenyerana mu ishuri nyine gake gake. Ubona ko byatangiye bahora bwa mbere, umukobwa arwaye bakajya baza baregana mu ishuri ati mwarimu dore gukora iki ngiki. Umutipe byanze amanura ukuboko kwe aragenda agushyira mu mufuka w'ikote umukobwa yari yambaye.
ukuboko kumwe akuzamura ari kwandika, ukundi akumanura mu mufuka w'umukobwa. Umukobwa abibonye ati pu, uri mu biki, mvaho, nta soni. Ubwo nyine umutipe nyine atagira udusoni nyine ahita akuramo. Ubwo nyine agakobwa kavuga ati none se ngewe nje ni ibiki. Ubwo kandi nyine umukobwa atangira kugenda amuhanagura, yihanagura ku ishati nyine ko nyine basa nkaho bamenyanye barakina, ati reka nihanagure. Umutipe atamusunika ati pu, mvaho, ngewe ntabwo bankiniraho gutyo, ngewe ubu warabona hari umuntu akaza ngaje kunyanagurizwaho. Tusa no kudisi ni agakobwa nyine gashimishije, kagenda karimo karashyira utuntu tw'udupapuro nyine turi utuntu tw'udupupe nyine ku kuboko k'umutipe. Umutipe bakamushyiraho akagakuraho, umutipe kakamushyiraho akagakuraho. Kibaza ubundi kano gakobwa ntigatikire gatumwa byagenze bite. Ubwo disi no kudisi n'utwana dushimishije, n'utwana turi mu rukundo. Disi no agakobwa kakunze agahungu, n'agahungu kagakunda agakobwa. Ubona ko disi ni class ishimishije. Abahuye bwa umukobwa arwaye mu nda, umukobwa akajya muri toilette bakamuzanira za padi, bakaza guhurira mu ishuri bagasanga banigana. Nyagasani, ubona ko disi ni urukundo rwabo rumeze neza. Umutipe nyine niko ari kwibaza abundi ibi ni ibiki. Umutipe nawe aba yabonye akabaga k'umukobwa, aragafata aragacakira, agiye kugafungura nyine ngo nawe yiyenze ku mukobwa ari niba birimo. Mubakira ngaho aba barakarwanira, mwarimo arababonye ati muri mu cyaho ngaho, muri mu biki. Umukobwa atakamushika ati ni kampereza se kamviwe, kandi umukobwa nawe yabishakaga. Umunyeshuri atavuga ati we muhungu, mvira mu ishuri, sohoka aho ngaho, sohokera. Nako inshuro nyinshi cyane, mvira mu ishuri, sohoka, ntago wumva. Ubwo nyine mwarimu ko atangiye kwikazakaza, umutipe nawe amujya atarabyumva neza, ati se koko ndasohotse. Ubwo ariko nyine nta kundi byari kugenda. Umukobwa asigara ababaye ati yo baramusohoye disi. Ubwo nyine umutipe nyine nta kintu cyagisigaye, ko kwifatira ibitabo bye akisohokera. Kora subscribe, duhe comment, andika comment murabundi iyi nkuru urayumva ute, iyi nkuru twana uri kuyumva ute, uri kwibona ute nyine. Ese ngiye byakubayeho, ese nyine aho wiga cyangwa aho wize ibi ngiye byakubayeho. Ubwo umutipe mu gusohoka yasize agenda hasi, yasize ikaye hasi. Ubwo umukobwa nyine aba arayitoraguye. Mu kwitoragura nta kindi yakoze, yatangiye kugenda yirambara ngo arebe amabanga umutipe aba yabishyize mu kajenda ke. Ubwo atangira kurambura, ahita kuri twa tuntu twabonye dusa nka umukobwa yahaga umutipe. Ugatangira kwibuka kera atumushyiraho batajya kumenyana gake gake. Ubwo kabaga aryamye, akamushyira agapapuro amubwira ati ndagukunda cyane, uri umutipe mwiza. Yabasinze akaza kakamwomekaho, baba bari kugenda akaza akamushyiraho n'akandi. Nyine atangira kugenda byibuka byose. Ubwo ibyo byose ibyo umukobwa agendaga amushyiraho, umutipe yagendaga yamara kukamushyiraho akahita agafata akagashyira muri ya kayi. Abyo tubonye nyine wa mukobwa arambuye akisanga utwo twose yagendaga amuha yatubitse muri ya kayi. Dore ngaha nyiraho ariko ngo umutipe mwiza, ndagukunda. Ubwo umutipe nyine yibuka ko nyine size agenda hasi, ahita agaruka yirukanka, ahita yimushikuza. Ariko usanga ko umukobwa utuntu twose yamuhaga umutipe yatubikaga. Umutipe nawe abonye yuko umukobwa yabonye yuko yatubikaga. Ese noneho biragenda bitugo disi urukundo rugiye kutaruzamuka. Uko disi bakwereka ya class y'abana 5 yabaga bari muri kabreke, bataga bafata udufoto bakifotoza, bamwe bakatabunama bagasigara hano ari babiri bonyine. Ubona ko disi nabo baramenye ko bakundana. Ubona ko disi n'urukundo rwabo, urukundo rw'abanyeshuri nyine. Urako nyine mba nakabazaniye agafilime karyoshye cyane nyine k'urukundo, agafilime k'utwara nyine. Ubona ko nyine tudushimishije. Namwe mujye mugira urukundo, mwinjoyinge mu gihe mukiri kuri iyi si. Ariko nyine mujye mubikora mwarakuze. Ubwo ndabwira abana nyine ntabwo mwemerewe gukundana mukiri abana. Ubona ko disi n'utwara nyine tuba dushimishije, tuba tumeze neza. Ubwo nyine bakwereka bagaruka mu ishuri nanone, mu ishuri bameze neza. Umutipe akakurura umukobwa ati amwiyenzaho ati umukobwa ati ndagukubita sha, ngewe uraza kumbona, ntundi nta soni burimo, nta soni. Umutipe akahindukira ati umukobwa ati ngewe ndagukubita, ubundi ibyo ni ibiki burimo, ngewe ngibyo ntabwo mbyumva. Ubona ko disi n'utwana dushimishije, kuko bari mu ishuri bagenda bakina. Ubona ko nyine urukundo rwabo rwarazamutse. Nubwo watuye ku undi mutipe, wa mutipe inshuti ye agenda nyine ashaka gutenja wa mukobwa, umutipe akati pu, n'undi munsi ngiye yumvira ku mukobwa,
njye narakwiyamye waraje uransunika utuma menaho amazi cyewe ndakwiyamye n'undi munsi nzagukubita ubwo disi nyine ubona ko nyine umutipe uri kurwanira umukobwa aho ngaho ubona ko nyine amurwanira ishema umutipe agahindukira ati n'undi munsi ntazagira umuntu wongera kukumenyera cyewe ibyo ntabwo mbikunda ubwo nyine agakobwa disi kaba karatwawe umutipe nawe akamwicira akajisho akahita agenda akamusiga aho ngaho nyine umukobwa asigaranye nawe yamanjiriwe ubona ko bati aka gatipe ubwo no muri siporo aho bari kwikinira basikete udukobwa turi twaje gufana abatipe bigana ubwo nyine bagafana maze kamwe kakabwira mu kagenzi kako turishira wazi gukina basikete ubwo yajya gushuta muri paniye umutipe akaba yamubonye agahindukira akabona ko nyine barimo barabafana ubwo nyine akatashyira umupira hasi akaza nyine ni gentle ubona ko nyine umutipe nyine w'igentle nyine agomba kuza ahita aza afata amazi nk'aho yakayanyweye ahita ayaha kagakobwa k'inshuti ye yamara kuyamuha akahita amuhagurutsa nyine azi ngo agiye kumubwira ikintu akamureba gusa ati mva jya ufana cyane nyine jya umfana nyine mbanye ko nyine kumva akahita amukubita nyine asa nk'aho ari kumunyuzura nyine ubona ko disi twadushimishije akahita agenda agatwara akantu yari afite mu ntoki nasinze ngo nagaki ubona ko disi n'akana gasigamwe bagakubise inkonji mu mutwe ubona ko disi twadushimishije ubwo nyine urukundo rwabo rwarakomeje baba bari mu kabure mu kutipe kagenda agatangira umukobwa ati reka se ubundi uziko ngukunda agakobwa nako ubona ko kaba kamukunda ariko nyine karabuza bagahera kakamureba ati se koko nibyo ntabwo nzi yuko nkunda kuko nyine ko n'agakobwa nyine kaba karatwaye akatayijisha akahita amusiga umutipe ati nibyo nkoze se ariko ntabwo tuzakiranuka akongera akamukurikira ahita amutangira none umukobwa ati hasi uranshaka hiki ubundi wagiye undeka ubundi uranshaka ubundi ushaka hiki ntabwo ndetse n'agakobwa ari nako nyine biba byakarenze ubona ko nyine byanze gahita kurura umutipe ati ati ngaho noneho ubona ko ndetse n'urukundo rwabo rushimishije birangira bakundanye ntabwo dusoje inkuru yacu inkuru zo nakagaruka